turabashuhuje mu izina rya Yesu kandi tubahaye ikaze kuri Christian Family Foundation, urufatiro rw'umuryango wa Gikristo. Aha, umuryango wawe ku isonga. Muri amahoro se? Reka twizere ko mumeze neza. Godfrey. Amahoro. Urakomeye cyane. Okay, twishimiye kongera kukubona. Twishimiye twese kuza kubana namwe. Nge ni Merite Kaminka, yitwa Godfrey Ntagungira. Turi nkuko mubizi cyangwa abatabizi, by the way hari abantu benshi bamaze kugenda batwiyungaho. Turabajyanama b'umuryango. Yes, mu bijyanye n'umuryango ku myaka yose cyangwa ku kintu icyo ari cyo cyose waba urimo kunyuramo, watugana twafatanya nawe hanyuma Imana ikakugirira neza. Rero uyu munsi dufite ikiganiro cyiza cyane. Nimujye kure, mugume hafi tubane kuko insanganyamatsiko ihangayikishije kandi n'ibintu biriho mu gihe cyacu. So tugiye kugerageza kubisesengura no kubiganira ngo turebe uko byifashe. Ariko mbere yaho reka dusenge twakira umwuka wera. Mana yacu mu izina rya Yesu twaha icyubahiro, tugwaye ikaze ngo ubane natwe mwuka wera, ngwino uganze imitima yacu twese. Ndabizi ko ikiganiro tujye gukora kirakora ku buzima bwa benshi. Hari wenda abo byamaze kubaho cyangwa hari abariho babona ibimenyetso byabyo, ariko uko byagenda kose tuzikuri Imana yunga, tuzikuri Imana ikiza, tuzikuri Imana yomora. Reka mwuka weruze uganze ukorane natwe kugira ngo ugire umuntu ukiza kandi uhindurira ubuzima kuri uyu mugoroba binyuze mu kiganiro tugiye kugirana. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Yes, nkuko nari mbivuze, Godfrey, hano hanze hari kimwe mu bintu bihinyuje abantu bubatse, abantu babana umugore n'umugabo, giteje inkeke, niko navuga. Niba nanavuga ngo ni icyorezo, niba nanavuga ngo kirahanze cyangwa kireze, kuko ni kimwe mu mpamvu tubona abantu baregana kenshi iyo bashaka gatanya cyangwa se mu makimbirane yo mu muryango yo mugiye kubunga ikintu cyo gucana inyuma. Umugore guca inyuma umugabo we cyangwa umugabo we agaca inyuma umugore we. Abantu bakomeje kubitubaza kenshi, bituma tugira ngo natwe tubiganire, turebere hamwe icyambere nk'abantu babikoramo cyangwa bahura n'abantu bagize izo cases zimeze gutyo, ariko no kuba twarabihuguriwe. So ese koko hari abo nigeze kubona ahantu baganira akavuga ati nta mpamvu n'imwe, ibyo n'urwitwazo yagatumye umuntu ajya guca inyuma ya mugenzi we. Ni urwitwazo baba bashakisha. Ubundi niba wemeye umuntu, wamwemeye, niba wamukunze uramuca inyuma ujya gushaka iki, wakwihanganiye ibyo afite n'ibindi byinshi. So ngiye kukubaza rero, ese koko hariho impamvu zituma umuntu aca inyuma uwo bashakanye, yaba umugore cyangwa yaba umugabo? Impamvu ni nyinshi, ariko mbere yuko ngera ku mpamvu reka mbanze nguhe ishusho yuko ibintu bimeze hanze hano. Yego. Ugiye kureba imibare, ntago statistics ntago ziba, ibihugu ntago bikunze gukora imibare y'abantu bacana inyuma, ariko mu bihugu bimwe byateye imbere bigereranya ngo hagati ya 20 na 25 y'abagabo baca inyuma abagore babo. Abantu mu bihugu byateye imbere, abagore 10 kuri 15 ku ijana bashobora kuba baca inyuma yabo bashakanye. Iyo ugeze mu Rwanda imibare ntago igaragara neza, ariko hari ibyo twumva, hari ibyo tuzi muri communities tubamo, hari ibyo tubona iyo dusohotse. Ubu nk'ejo bundi hari inkuru yasohotse ivuga ngo hari abantu bari mu kabyiniro babyina bambaye ubusa, ibyo bakoraga aho ngaho. Hari ukuntu bigenda bigabanya agaciro k'urushako, ugasanga n'abashakanye hari ukuntu bagenda bagabanya morals, bagabanya agaciro k'urushako. Ariko impamvu zo ni nyinshi. Wari uzi ko n'abantu wavuga ngo bari happily married nabo baca inyuma ya bagenzi babo? Yes, that is icyo nicyo kibazo. So niyo mpamvu dushaka kugira ngo tumenye haba habaye iki, ni umuntu miterere ye, ese ni ikintu afitiye inyota atabonye kuri mugenzi we. Dukeneye kumva burya Imana iduha sexuality ariyo mu Kinyarwanda bakwita
imibonano Mm. ni impano Mhm. iyo uyikoresheje neza Mm. ubaho neza, Yego. you live a fulfilled life, Mhm. you celebrate, it is a celebration. Mm. Ariko iyo uyikoresheje nabi Mm. izana agahinda, izana ibibazo mu ngo, Mhm. izana ibibazo mu gihugu. Okay. Reka nguhe urugero. Mm. Hari abantu bashaka kuba babanye neza, umuntu umwe akavuga ati ariko umuntu agiyeho hanze byaba bimeze bite? Oh, okay. Urumva? Akagira amatsiko yo Yes. kujya kureba Burya urabona nk'abantu babaye ahandi uko inka, biteye. muze gukoresha urwo rugero. Mm. Iyo uragiye hano inka ukabona ku musozi hakurya Mm. ubona ubwatsi bwaho bwose butoshye bumeze neza, Mhm. ariko iyo ugezeyo Mm. so the same. Urumva? So hari Okay. abantu baba bazi ko iyo ubonye umuntu mwiza hanze hariya Mm. hari Hari ibidasanzwe. araguha ibidasanzwe. Mm. So bamwe bakajyayo kubera iyo mpamvu, Mhm. to explore, kugira ngo Okay. bagire a new taste. Hari abavuga ngo amata y'amibano araryoha kurusha Ayo wikamiye. wikamiye. Hari n'abavuga ngo ntago bahora ku muceri, ku ndyo imwe. Aha. Ehe. Yego. Mm. So hari abo bantu baba bameze gutyo, Mm. bashaka kugira ngo bamenye uko ahandi bimeze, Mm. ariko bitavuze ko badakundana. ko mu rugo bitameze neza. Yego. Hano navuga scientifically, Okay. turaza kugira nuko byo birivuga. Mm. Hari abandi noneho babana nta sexual satisfaction babona, Yego. aho usanga niba ari umugore atita kuri needs z'umugabo, Mhm. Yego. niba umugore atita kuri needs z'umugore, Mm. ugasanga tuvuge nk'umugabo we ashobora kurangiza ikibazo Mhm. ariko umugore ari aho ngaho Mm. akamara igihe atajya agera ku ndunduro. Yego. So agahora avuga ati ariko uyu mugabo wanjye ko mbona nta kintu amarira, Katanyitaho. ko atanyitaho, Mm. wagira gutya, ko hari abantu banyifuza hariya, Mm. ko hari abantu babansaba gahunda benshi, let me give it a try. So Okay. ashobora kugerayo Mm. gahunda zikamugendekera neza, Mhm. noneho bikaba Gahinduka ingeso. bigahinduka ingeso. So Yego. aho ngaho ni ahantu Mm. naho hatera icyo kibazo. Sexual dissatisfaction Mm. ni imwe mu ngingo zitera iki kibazo. Okay. Aho hari igihe none mba mufitanye ibibazo, Mm. ugasanga umuntu ntabwo akiri interested in their partners, Mm. agahora yigira hanze kubera. Ariko noneho dusubiye kuri iyo ngingo, hari aho usanga habayeho routine, Mhm. dewe ukuntu bakora izo gahunda. Yes, n'uburyo babana muri rusange. Yes, bikazana Bikaboringa. bikaboringa. Mm. So ubundi Mm. abantu baba bakeneye kuba creative, Okay. ukamenya ngo umugabo wanjye afashwa ari uko mbigenje gutya, Mm. arifuza ko nakora iki. Mm. Mushobora no kugirana icyo kiganiro, ariko hari abantu baba rigid, akaba yaramenyereye Bifata cyane. style runaka, umuntu ukamurambira. Ni nko gukora ku kimenyetso, ibyo bitajya bihinduka. Buri gihe duhera hano tukaza hano Yego. Mhm. So ugasanga akavuga ati ariko wajyaho hanze. Mm. Urumva? Mm. Iyo nayo ni indi mpamvu. Mhm. Hari ikindi kintu noneho, ikintu kijyanye na social media. Mm. Social media iyo ni nziza rwose, Mm. hari ibintu dufashamo, ariko it has enhanced infidelity mu ngo zacu. Yego. Kubera ko njye ndeba nko kuri social media nkabona nk'abantu, Mhm. abadamu n'abagabo Mm. bashize amafoto yabo hanze. Mm. It's like you are still on the market. Uri kumwe n'udukobwa n'udukumi, urapositinga amafoto yenda kumena nk'abo, then abantu bagashangira gushakisha. People connect. Yego. Noneho ugasanga social media iguconnectinze n'umuntu Mhm. mwigeze kubana, niba muri high school, Yego. mwigeze gukundanaho kera. Mm. Umuntu ari muri Amerika, umuntu ari hehe, undi ari Nyagatare, undi ari Cyangugu, ni hehe. Mm. Ugasanga it has connected you mu buryo noneho iyo muhuye Mm. za memories zitazikora iki,
bigahita Ziragaruka. biborohera Mm. kujya muri cya gikorwa Mhm. mutitaye ngo uyu muntu ari mariye niba ntabwo ari mariye. Mm. So social media nayo ni mu mpamvu ziteza ibyo bibazo. Mm. So ikindi hari pornography sinzi ukuntu nayita mu kinyarwanda, amafilime y'urukozasoni. y'urukozasoni. Mhm. ubu ngubu it is all over. Mm. hari website ujyaho ugasanga birahari, Mm. ibyo batishyuriye no kwishyurira. So ugasanga hari abantu babaye addicted, babaye imbata yo kureba ayo mashusho. Mm. noneho bikagera bigabanya iriya moral standing yawe, ukabona kujya hanze ni ibintu bisanzwe. kuko ubu ngubu kujya hanze, niyo ugiye kureba mu mafilime tureba hano, Mm. guca inyuma umuntu Mm. ni ibintu byorohejwe, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisa nk'ibyemewe. So ugasanga abantu noneho bagiye babica amazi, Mm. n'abari mariye noneho nabo bakagendera muri icyo kigare. Wow. Noneho Mm. nko mu bihugu byateye imbere noneho Mm. bo bafite icyo bita dating apps. Nahangaha zirahari. Na hano zirahari. Mm. I didn't know. No, I mean nabo barazikoresha, nicyo mvuga. Eh, N'abantu baha barazikoresha. okay. Icyo ntabwo nari nyizi. Mm. Burya izo zo umuntu ashobora kuba ari mariye nyine ari lonely, akagira agashyira kubera ko ziri anonymous. Mhm. Ugasanga abantu barahuye, Mm. bafashe gahunda zoroheje uburyo abantu bakora ibi bintu. Mhm. Urumva? Mm. So ugasanga noneho n'imico yacu yabaye kind of diluted, ku Yego. buryo usanga abantu barabifashe nk'ibintu bisanzwe. Mm. Noneho niyo ugiye, ariko noneho reka ngaruke nko ku bakristo. Mhm. Hari igihe muba muri inshuti, Mm. muri mu kigurupu, Mhm. tuvuge muvuye mu nama, ugasanga abantu basigaye inyuma batangiye kunywa ka cyayi, Mhm. batangiye kuganira, Mhm. burije Mm. ntibitaye mu masaha, Mhm. bagatangira kuganira ibiganiro biganisha ahantu. Mm. Ugasanga abantu batangiye ari abantu b'inshuti, hari ahantu bigeze. Okay. Noneho kubera ko ubundi ugomba kugira accountability, ariko noneho hari igihe mutangira kwibagirwa because you can easily connect with someone. Mm. So iyo utitonze mushobora kwisanga mugiye muri izo gahunda mutanabiteganyije. Yego. Mm. Yes. Mm. So tugomba kwitonda ahangaha. Mm. Akoze cyane. Hari abamama twaganiriye mbere y'uko tuza babaza nabo ibyiyumviro byabo kuri iyo ngingo, kuko impamvu zishobora kuba zituma umuntu ashobora kwibwiriza agaca inyuma ya mugenzi we. Bimwe mu byo bambwiye ngo muri kamere y'umuntu, umuntu ahora yifuza. Bijya gusa na cya kindi wavuze uti iyo ufite inka uziragiye hano ujya kubona ukabona ubwatsi bwa hariya nibwo bwiza. Nawe yavuze ati mu miterere yacu abantu bahora bifuza. So yarakwifuje, arakubonye, mugeze mu rugo, abonye nyine ni wowe, bwiza bwawe n'intege nke zawe, then akumva ko nyine muhigo yamaze kuwesa. Ugasanga umutima uracyakomeje gushakisha kwesa indi mihigo. Ariyo abana bari hanze ahana n'abandi babandi bahoze uvuga nabo bameze nk'abatazi aho bageze cyangwa aho bari. Yongera kuvuga ngo habaho ikintu cyo guhararuka. Guhararuka ni ukuvuga niya routine wavuze. Ibintu warabimenyereye, umuntu waramumenyereye. Urabizi uko uri butahe usanga ameze, urabizi nyine ibyo ari bukugaburire wenda se, urabizi ibyo muri buganire, ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. So cyane cyane ibi ngibi bikunda kuvugwa no muri psychology, bavuga ko abagabo n'abantu badakunda ibintu bihora bimeze kimwe kumara igihe kirekire, ngo bakunda ibintu bihinduka kenshi. So avuga ati ibyo byo guhararukana umuntu akaba yumva ashaka indyo itandukanye. Ikindi yavuze wenda ngira ngo utakomejeho, yambwiye ati hari expectations, hari ikintu uza witeze muri mugenzi wawe, cyane cyane nk'umuntu nk'abantu bagize umubano n'abandi bakiri batoya, akaba nyine azi yaranakozeho n'imibonano mpuzabitsina, noneho akaba yarabonye hariya hirya uko bimeze,
akaza wenda atekereza ko naha aje ariko azasanga bimeze, hanyuma yasanga atari ko bimeze ngo akajya gusubira hahandi cyangwa gushakisha ahameze nka hahandi yahoze. Ariko ahangaha hari comment uyu mubyeyi yakoze numva iranshekeje cyane, yavuze ati ariko reka nkubwire ati iriba ntago rishobora kuzana amazi ritafukuwe. Niyo terme akoresheje. Ati rero hari igihe abantu bajyaho ngo iriba nta mazi arimo, ariko mu by'ukuri ari bo batagize effort yo kugira ngo baricukure. Mu yandi magambo, umuntu arashaka gusarura aho atabibye, arashaka ibyiza kandi atabitanze. Ubwo abakuru bari butwumve icyo dushaka kuvuga. Ikindi wagikomojeho cyo ntago ndi bugisubireho cyane, yavuze nyine ko kubaho kudahaga. Atari ko giye ibintu byo kudahaga tigiye ntawe mbyumva. Ntago se wabwira mugenzi wawe, ntago ushobora kuganira na mugenzi wawe ukamubwira uti giye sinahaze nyongera, uramutinya aho kugira ngo ujye kujya gutinyuka kubibaza hariya hirya wabibajije uwo nguwo mukicara mukabiganira. Burya muri area ya sexuality buri muntu afite opinion ye. Yego, ni nko kureba mu isi y'umupira and politics, buri muntu afite opinion, afite icyo yavuga. Ariyo mpamvu reba buri muntu ubijyamo hari impamvu afite, mutabijyamo nawe hari impamvu. True. Ntago navuga ngo uyu muntu ntiyabijyamo, ni ukwirinda. Yego. Kuko umubiri ari wavuze ngo nk'abagabo bameze nk'amazi ashyushye, aho yafatiye hose aragutwika. So as men, urabona nko muri counseling twebwe batubwira ko niba ugiye gukansoringa room yawe igomba kuba igaragara ku buryo n'umuntu uri hanze ashobora kureba, ntiyumva ariko akareba abantu niba barimo birakorwa aho ngaho. Kubera ko hari umuntu wambwiye ngo in Uganda hari abanyeshuri bigaga mu Makerere University ba counseling, barangije kwiga babajyana gukansoringa abantu bari barwaye sida, HIV, ariko abo bantu bendinza baryamanye n'abo bantu ba yes, abenshi barapfuye. Ni ukubera iki? Your connection. So you have to be professional, you have to protect yourself. Nk'umuntu uri mariye ugomba kwirinda gute? Urumva? Niba utwaye imodoka ukabona umudamu ari ku muhanda ari wenyine, is it advisable to give that woman a ride? Ari wenyine? I don't know. Aho wisanga wasohokanye n'umudamu, nta nubwo ari umudamu wawe, muraganira ibintu by'iwawe mu rugo. Niba uraganira umugabo wawe, ubwira umugabo, uravuga weakness. Yes, hari emotional infidelity urimo. Burya ntago bitangirira infidelity niba gucana inyuma, ntago bitangirira mu physical act. Yes. Hari igihe bitangira ari ukuganira, ugasanga utangiye kubwira umuntu ibyo utagomba kumubwira. Niba mfitanye ikibazo n'umudamu wanjye, niba undi muntu afitanye ikibazo n'umugore we, noneho uwo muntu akagira undi muntu yumva yabwira byose, ari opposite sex, noneho ugasanga byatangire mu biganiro, ariko because this person can listen, this person ukabona wa muntu aragenda avuga n'ibyo atagomba kuvuga, bivuye ku one level bigiye ku yindi, mukisanga mwageze kazasanga umuntu yarazanye igisubizo. Yes. Even spiritually, I need yes adultery itangirira in a spiritual way, whereby hari abantu bashobora kuza bashaka kubasengera, bashaka kugira gute, ugasanga ubabwiye ibintu byinshi uko umuntu yitwaye imbere yawe, ugasanga umugabo aratwawe, niba ugasanga umugore aratwawe. Wow. So hari that emotional and spiritual infidelity aho bitangirira, bikazagera kuri physical. So niho tugomba kwitonda. Nta muntu hari umuntu wabajije ngo ko umugabo wanjye nkunda yanciye inyuma. Yes, ashobora kuguca inyuma kandi anagukunda. It is very possible. Kubera ko uko abagabo bateye bo, ashobora kubona umuntu aka appreciating. Urumva? Bitavuze ko
aryamanye nawe ariko what does the bible tell us ngo nurebe umuntu ukifuza ukoze iki wabirangije wakoze icyaha ariko iyo urebye imiterere y'umugabo uko ateye bisa nkaho ariko we need to look at people as our sisters abakuru abamama tukabitaba anti bacu niba nyogokuru bacu because kugira ngo biturinde nureba a woman ukamureba as just a sex object you are devaluing that person urumva so dukeneye kwirinda dukeneye guhindura imyumvire yacu dukeneye accountability ikindi aho ukeneye accountability ni gute niba ndi weak nshobora kuba ngiye kujya tuvuge ntuje kugusura waza umukobwa yaza kunsura iwanjye jyenyine wanjye kubera iki I can call a friend ngwino tube turi kumwe niba tugiye kugira urugendo ntago najyana n'uriya muntu jyenyine ngwino tujyane urumva uyu muntu araguprotecting ariko noneho wowe ngo you are so spiritual you are so strong ukisanga you are going shopping with your secretary you are going ahantu utagomba kujyana nawe birangiza bikoze iki bigeze hahandi bibagejeje kure yego okay hari umuntu wigeze kuvuga ati jewe okay ngira ngo nari nakavuze avuga ati byo bavuga ni ibintu byo kwiha impamvu gusa ubundi niba umuntu yakunze yagombaga kuba yomatana na mugenzi we akiyemeza kutamuhemukira akiyemeza kutamubabaza akabana nawe akaramata nk'uko aba yabirahiriye ariko nyine urumva ko harimo ibintu byinshi bizamo bitewe n'ubuzima abantu babaho bwa buri munsi ariko nanone hakaba hari amahirwe y'uko abantu bakwirinda wari ubikomojeho kutajya mu mwanya ubona ko uri buguprovoke kumva ko hano turi twenyine ariko navuga icyo nshaka nakora icyo nshaka nubwo namukoraho nta kibazo nta muntu utureba n'ibindi iyo tuvuga guca inyuma ntabwo tuvuga mu bantu batari abakristo turavuga bose kuko n'abakristo nabo basigaye bacana inyuma aha rero niho nkuzanye umuntu akavuga ati na runaka koko n'ukuntu asenga n'ukuntu ari umukozi w'Imana ni gute bino bintu yabikora ni gute abikora kandi asenga ari umukristo urya twese twambaye umubiri umubiri hari ukuntu uteye iyo amaso abonye there's something that happens within me hari imisemburo izamuka waba ukijijwe waba udakijijwe umuntu ukijijwe ufite ubwenge nuko yiprotectinga urumva ariko as long as ugifite amaso ucyambaye umubiri you will feel this the only difference nuko we protecting ni igikurikiraho ugomba kwirinda kandi ukarinda na mugenzi wawe kubera ko hari n'igihe undi aba atazi n'ibyo wapanze kuko hari ubipanga ugasanga umukobwa niba umudamu we aguye mu mutego urumva umugabo yari yarabigambiriye iyo yarabigambiriye niba n'umukobwa ashobora kubigambirira umugabo akisanga ari muri fix atashobora kuhikura yego urumva burya se iyo urebye Joseph in the Bible umugore wa Potiphar yari yabipanze ariko nk'umugabo yakoze iki yarikijije ariruka ni ukubera ko Joseph yari weak ni ukubera ko atari umunyamwuka so nk'abakristo ahubwo ngira ngo Joseph yari umunyamwuka cyane kuko yanabibonye biza amenya naho bigiye guhita bimujyana kubera ko burya ahitagira action uko umubiri uteye iyo ubwonko buconnects mwembi mugakonekitinga burya aya maso it goes deeper niyo mpamvu ba bantu nk'aho twavuze kuri social media ngo iyo mwongeye mugakonekitinga n'umuntu mwabanyeho kera burya biroroha cyane kubera ko ubundi ngo iyo umuntu aryamanye na maraya bigenda bite bahita baba umubiri umwe yes so wa muntu mwigeze kubaho umuntu umwe so birasubira ko aho byari biri it connects easily okay so
if you don't cut off that communication Mm. you can easily Mm. do it again. Ugomba kugira imipaka. Yes. Yeah. Mm. Iyo nk'ibiganiro bidasobanutse bije Mm. ushobora guhindura ikiganiro Mm. ugahindura topic Yego. Cyangwa Ariko guhindura n'ibyicaro. ugahindura n'ibyicaro Mm. Mm. kuko itabikoze ushobora kwisanga wagiye. Yeah. Nibyo navuze ngeze kuvuga sometime back ubu bwonko ntabwo bujya bukizwa. Mm. So if I went somewhere and I had a good time Mm. I can easily go back. Ubu So- ukibyibuka. Yes. Mm. So kugira ngo sinsubireyo Mm. naba ndi umukristo wuzuye umwuka wera nuko nshiraho umupaka. Mhm. Iyo mupaka utawushizeho wisanga wagiye mu cyaha noneho ingaruka zacyo urazizi. Mm. Ni ingaruka mbi cyane ku muryango ku bana n'abaturanyi na family muri rusange. Ngayo nguko rero murabyumvise mwebwe wibazaga ngo se umuntu uko akijijwe ni gute ashobora gukora ibyo ngibyo, gukizwa no kuba ufite umubiri. Mbere yo gukizwa ufite umubiri kandi umubiri nawo ufite ibiwugenga, ufite n'uburyo ukora. So hari abantu bambajije cyangwa batubajije bati none se umugabo nabibonye ko yanciye inyuma, umugore nabibonye ko yanciye inyuma, ese hari ibihano nashobora kumuhanisha? Ni gute nahana umuntu wanciye inyuma kugira ngo nanjye mwumvishe ko yambabaje cyangwa mu yandi magambo muryoze ibyo yakoze? Niba uvuga igihano Mhm. hari bamwe burya nabo bajya muri izi gahunda Mm. kubera ko bagenzi babo babaciye. Yes, agiye kwihorera. Yego. Kavuga ko uyabikoze nanjye nkankora iki. Reka mbikore. Se nukuvuga ko jewe ndi mubi. Mhm. Nukuvuga ko jewe n'abantu bankeneye hanze hano Mhm. nawe akagiramo icyo ngicyo. Mm. Hari n'ababikora kugira ngo n'umugabo abibone. Mm. Ariko hari abandi babigira ibanga. Mm. No kubigira ibanga burya iyo ubigize ibanga Mm. hari ukuntu bigenda bikumunga imbere. Mm. The trust, the commitment kuri relationship yanyu iragabanuka. Mm. Ariko babandi none iyo mutangiye guhangana Mm. ninde ugiye gukiza ikibazo. Ariko noneho reka tugeraho tuvuga ngo namenye ko mugenzi wanjye aciye inyuma. Mhm. Mhm. Aho ngaho niho umuntu aba akeneye ubuntu bw'Imana. Mm. Kuko niho usanga abantu batandukana, Mm. abantu bagiye muri divorce. Mm. Ndimo gusoma inkuru y'uyu mukire ku isi witwa Bill Gates. Mm. Bishoboka ko yaba yaraciye inyuma umugore we. Mhm. Umugore yashizeho a private investigator. Mm. Basanga hari ukuntu umugabo we yagiraga gahunda ku ruhande. Mhm. Ariko bagerageje kuganira Mm. birananirana. Mm. Ubu ngubu baratandukanye. Ejo bundi ndimo kureba umukozi w'Imana we sinzi icyo barimo gupfa. Then Mm. him Mm. madame we filed for divorce. Again. Hano Again. ubwo ari ubwa mbere. Mm. Ntago tuzi impamvu. Mm. Hari umugabo umwe nawe umushumba ukomeye muri Amerika nawe minisitiri yarangiye gutyo kubera ikintu nk'icyo ngicyo. Mm. So iyo bigaragaye Mhm. bigomba kugenda gute? Twemerewe kwihanira. Harabonje numva avuga ati uhita ureka ibyo wamugombaga byose, tuvuge n'umugabo waciye inyuma umugore yabimenye, ntuzongere kumutekera, ntuzongere kumumesera, ntuzongere kumusasira, ntuzongere bya bintu byose umugore akorera umugabo ntukabimukorera kuko ntabwo bikwiriye, ntabwo aba akiri umugabo wo kwizerwa. Icyo gihe se waba ukora iki mu rugo? Umugabo yafatiwe mu cyuho Mm. kandi akunda umuryango we, akunda abana, bakunda n'umugore. Yego. Urumva? Mhm. Burya iyo wafashwe Mm. ukwemera icyaha, Mm. it's like tugomba kujya mu kiriyo. Aha. We are supposed to have a funeral. Mm. We mourn this relationship. Ariko uriya muntu wabaye cheated on, Mm. tuvuge n'umudamu baciye inyuma, Yego. Mm. agomba guhabwa ubusobanuro. Mm. Ni nk'uko iyo umuntu yapfuye bagomba kumenya icyamwishe n'iki. Yego. Mhm. Kujya kwa muganga bagasaba ripoti Mm. muri department bayita gute? Is it forensic? Mm. Kavuga we need to know icyishe uyu muntu. Yego. Cyane So- cyane uwapfuye bitunguranye. Yes. Mm. So iyo ntuzi igomba gukorwa. Ciye inyuma ugomba gusobanura. Mhm. Ko byagenze. Aha Gasize na kamwe. hano mbere yuko mushingura iki kintu nuza Yego. urasobanura. Mm. Niba ushaka kwiyunga. kwiyunga, uyu muntu araza kuko akeneye ubusobanuro. Mm. Kubera iki?
wabuze iki wagiyeyo kangahe Eh. n'iryari ninde wundi muntu waba ubizi Okay. so iyo wanze gutanga ubusobanuro hari igihe ihita irangirira aho ngaho relationship ukumva they are verified for divorce ariko bamwe iyo bashatse ubufasha kuko ushobora kuvuga ngo ugiye gushaka undi ugasanga ize serde nawe ugiye gushaka umuntu nawe wambaye umubiri hari igihe ushobora kujya ahantu ugasanga kandi biri wasi kurusha bya bindi byo so wowe waciye inyuma gerageza usobanure akantu ku kandi usaba imbabazi imbabazi urazisaba kenshi kuko hari igihe utaha ugasanga yongeye noneho byabaye yazutse so ugomba gusobanura ugasaba imbabazi ariko kandi ukongera ukubaka n'icyizere burya icyizere ni ikintu kigoye kubaka biragutwara umwanya yes it takes time nibyo ndimo kuvuga we enter a relationship we trust each other twubatse icyo cyizere ariko noneho kirasenywe mu kanya gato noneho kugira ngo ucyubake hari uburyo ugomba kwitwaramo yego hari ibintu mugomba kuganiraho nzajya ntaha kare nzajya nkora ibi ngibi niba ari financial issues konti ndayikweguriye kubera ko hari abantu bakoresha amafaranga kubera ko madamu adafite access ugasanga umugabo yakoresha uko yishakiye so kugira ngo hari uwo umugabo bafashe we imodoka bayishyira amazina y'umugore inzu bayishyira amazina y'umugore everything ati jyeweho nzumva nkwizeye ngo tuzabisubiza amazina yacu noneho umugabo arabyemera urumva ubwo nawe bwari uburyo bwo kumuhana nicyo gihano nawe yarahisemo kumuha niba nakita igihano niwe uri bubizi uburyo bwo kumukosora so because you need that trust to come back so uyu muntu ugomba kumuha icyizere ati sheri ntago nzasubirayo urifuza ko nakora iki aguhe conditions okay ayazi guha ukazemera nk'uwo ngo ibyangombwa bakoze transfer bishyira amazina y'umugore umugabo asigaraho konte amafaranga ajya umugore ari wijera bamugenera I don't know aho bigeze ubu ngubu ushobora kuba baragize ariko umugabo yarabyemeye barabikora so iyi relationship ishobora kuba restored ariko it is painful it is a long process ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe hari n'igihe ashobora kuba relapse ni nk'umuntu burya nkagura umujyi ashobora kujya gutya akongera agasubirayo ariko ntabwo bivuze ngo yagiye burundu nawe ugomba kumufasha ugomba kumuba hafi kugira ngo za need zibe met kuko harimo umuntu umwe yimye umugabo we for 6 months so nambajije se wowe muri aya mezi 6 urumva umugabo wawe yaramutse agiye muri ibi ngibi nta ruhare ubifitemo ngo I don't care ariko nagenda nawe ingaruka zizakubaho of course yes bizamubabaza kandi azatangira no kubigiraho induru so hari n'igihe noneho niba ari umugore waciye inyuma nawe mugomba kubiganiraho mugashaka niba n'ubufasha you can visit a professional counselor family therapist niba mugashaka umushumba akabafasha kugira ngo ya trust yongere garuke ariko icyo nakubwira ntabwo ari ikintu kigiye kuba umunsi umwe ngo twavuye muri session ngo byatunganye it can even take a year or years umurwayi wawe ugomba kuba umuzi kandi ukamumenya niba hari impamvu kuko hari igihe umuntu ajya hanze atari ukubera nawe warabigizemo uruhare so both of us hari role tuba dufitemo niba umudamu yaragiye hanze kubera ko yumva atari appreciated yumva atari recognize mu byo akora tangira ubikore abone ko hari igihinduka then ubuntu bw'Imana na skills bafite ubumenyi baduha wasanga iki kibazo kigiye mu nzira kigenda gikemuka alright urakoze ngira ngo icyanyuma bari bambwiye ko nza kubabariza urakivuze kwibaza ko birashoboka ko abo bantu bakongera bakabana bizeranye uwo mubano wabo wakira nyuma y'icyo kintu kibabayeho ariko ubikomojeho
uravuze uti uwakoze amakosa agomba kuyemera kandi agasaba imbabazi, ntazisabe rimwe ahubwo agahindura n'ibikorwa bye byose bikagaragaza ko ari umuntu wihannye koko kandi ufite intego kandi ushaka kubaho muri uwo mubano. Hanyuma uwakosherejwe nawe agomba nyine kugira umutima wo kubabarira no gushaka gufasha mugenzi we. burya icyo kintu umuntu uguca inyuma buri muntu acyakira ukwe. Yego, hari uvuga ati birangiriye hano cyane rwose, nta n'indi chance aguha. Izo nizo mbaraga ze niko zimeze. Hari abandi bantu bazi ibikorwa abagabo babo niba abagore babo ariko bagashobora kwihangana. yego, abo nabo bafite urwego rw'ubuntu Imana yabahaye. Ariko noneho hari n'igihe ubibamo bikaba byinshi bikazaturika, ugasanga noneho bizanye ikindi kibazo, biraguhitanye, bigiye no mu bana cyane, byafekitinze abana. burya hari ibintu tuvuga ngo abana b'iki gihe ngo ntituzi ko, ariko niba wowe na mama mu rugo mufitanye ikibazo abana barabibona, muratongana murarwana kubera cya kibazo. Noneho abana bamwe baraza gutangira kujya mu rumogi, mu biyobyabwenge, kubera ko mwebwe nta mwanya mubafitiye wo kubereka urukundo, ahubwo icyo mubereka ni violence n'urwango mufitanye hagati yabo. ubwo murimo gutanga irihe somo ku bana? ntaryo. urumva? So akandi noneho navuga wa muntu baciye inyuma, hari ibibazo baza ariko are you ready to receive all the answers? ibisubizo byose uko byakabaye, kuko hari witeguye kubyakira kuguha ugasanga ntabwo ushobora no kuzakira uko buri uko ugize gutya ukibuka bya bindi ugasara. So nawe ukeneye ubuntu bw'Imana kugira ngo ibyo bibazo bibaze, ariko are you ready for the answers? ibyo ubaza ubibaze ariko ushobore no kubyakira. So umwe nanone mama twaganiriye mubajije we ese biramutse bimubayeho we yabigenza ati, yahita ava mu rugo ako kanya? Ese yabona imbaraga zo kubabarira umugabo we? Ese yamuhana nk'uko nari mbikubajije? Aravuga ati jewe ntago nabivamo, nta nubwo nahita mureka, ahubwo ngomba kumenya yuko njyewe ngomba kwera imbuto, kuko we yagaragaje ko afite intege nke muri icyo gihe n'aho hantu. Ariko noneho nanjye nimusubiza inabi nk'iyo yampaye, ese turaza kujya hehe? Ahubwo njyewe ngomba guhagarara nkamwerera imbuto. Anyibutsa rya jambo riba muri Petero wa kangahe, aho Yesu cyangwa Paulo yabwiraga abagore ko bagomba kugaruza ineza abagabo babo. Ntabwo byari bishingiye wenda ku gucana inyuma, ariko yavugaga niba umwe akijijwe undi akaba adakijijwe atanabyumva yakora iki? Ese ahita atandukana nawe ako kanya cyangwa oya? Aravuga ati no, ahubwo nimubakuruze ineza kubw'ingeso zanyu nziza, ahari nabo bazagera igihe bamenye Kristo. Nawe akavuga ati kubw'ingeso zanjye nziza, ahari azagera aho ngaho agahinduka. So ntago namwaka icyubahiro, ntago navuga ngo mwirukanye muvuyeho ntakiri umugabo cyangwa ntakiri papa w'abana banjye, ati kuko ni papa w'abana banjye, ahubwo aba yatewe cyangwa aba yagize intege nke. So akazi kanjye muri ako kanya nako guhagarara muri cya cyuho, kuko iyo dusezerana twavuze ngo tuzabana mu bibi no mu byiza. So ibibi biraje niruke, ngomba kuhaba no mu bibi. Niko yanshubije. Narebye abantu benshi bakurikiranye story ya Bill Clinton n'umudamu we. Yes, ndayibuka. Yes. Clinton yaciye inyuma umugore we, ariko umudamu yarahagaze, na n'ubu baracyari kumwe. Abo bagiriwe ubuntu. Ariko hari bamwe noneho bashobora kuba bari kumwe, ariko bashobora no to hurt each other. Akaba hari ko ababaye. Yes. Hari igihe hashobora kubaho some kind of separation. Niba ugafata icyumba nawe agafata ikindi cyumba, ariko muganira kuri issues. Hari bamwe abadamu babwira get out of my house. Noneho ukagenda ukitekerezaho uburyo uzaza gukemura iki kibazo. Kuko hari abantu bamwe bateye ukuntu ugasanga
baramutse bagumanya aho ngaho bashobora kwicana bakwicana so it's better we save them so iyo mugiriye ubuntu nk'uyu mama uko avuze ugashobora kumugaruza neza nyuma n'igihe yakira ahubwo we akagira ubuzima bwiza kurusha na cya gihe cya mbere hari umugabo umwe twaganiriye we yaratashye asanga madamu waryamanye na wari best man wabo ariko yarambwiye ati ati natekereje ibintu byinshi cyane ati nashatse kwinjira ngo niba ari ukubica mbice yego numva umutimanama wanjye ntabwo ubinyemerera ati naricaye mu ntebe ndategereza wow urumva it's a long story ariko nyuma umugore we yaje kwicura aragenda ataha iwabo kuko she couldn't handle yumvaga ikimwaro cyabaye ikimwaro yumvaga ntaho ari bugitangirire ariko baje gufashwa n'imiryango baza gusubirana nyuma y'umwaka umukobwa ari wabo ariko nuko bafashijwe umuryango wabyicayemo urongera bahuza umugore asaba imbabazi imbere y'umuryango we abantu bakeya ba family n'imbere y'umugabo we aramubabarira umugabo je namubonye atanga ubuhamya avuga ngo Sitani yarenjanye umugore mwiza ubu bafitanye abana urushako rwabo rurakomeza okay urakoze cyane iyi ni topic ndende twavuga twongera tukavuga kuko harimo ibitekerezo byinshi cyane ariko reka dusoreze ahangaha reka duhinire hano biba ngombwa wenda tuzakora ikindi gice niba hari ibyo tutavuzeho neza cyangwa bitewe wenda n'ibibazo muzatubaza nta kibazo tuzagaruka tubisubize twongere tugire ibyo tuganira ariko kuri ubu reka tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubasabe kugira ngo uwo muntu uri aho hanze ubabaye wamaze kugerwaho n'ingaruka n'ibi turimo kuganira mu by'ukuri nk'uko twabivuze buri muntu wese abisubiza mu buryo butandukanye abyakira mu buryo butandukanye ariko nyamuneka muzajya mwibuka yuko dufite n'Imana muzajya mwibuka yuko isoko dukomokaho ari Kristo kandi dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga ibyo bintu ntabwo ari ibintu bisanzwe ni igitero Satani yagabye biri ahantu henshi cyane ariko ntimukemere ko bibabuza ibyiza byanyu ntimukemere ko bibatangiriza umuryango ahubwo mufatanye mu birwanye kandi bizatsindwa murakoze rero amahoro y'Imana abane namwe gutyo wakoze cyane kubana natwe shalom shalom